Mwiriwe bene data bakundwa, ndashaka kubaganiriza ijambo ry'Imana tubona mu Byakozwe n'Intumwa igice cya gatatu umurongo wa 19 ritubwira ibyerekeranye no guhemburwa. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya gatatu umurongo wa 19, reka turisome. Nuko mwihangane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Reka twongere turisubiremo. Nuko mwihangane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya gatatu umurongo wa 19. Iryo jambo rero ni ijambo ryiza ryadufashije cyane muri uyu munsi, tugira ngo rwose turisangire namwe, ribafashe kandi ribagirire neza. Iminsi yo guhemburwa, iminsi yo guhemburwa Imana yarizanye riba rishya, nuko ndavuga ngo reka turisangire kugira ngo namwe mu buzima bwanyu, mu madosiye mukora, mu mirimo mukora, haboneke guhemburwa, haboneke guhemburwa. Imana ibagirire neza cyane kandi ibafashe. Hari n'irindi jambo tubona muri Matayo igice cya 11 umurongo wa 29, aho Yesu atubwira ngo twemere kuba abagaragu be, twemere kuba abagaragu be. Aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Rero Yesu yatubereye urugero, arashaka ko tumwigiraho, arashaka ko tumwegera tukumva, akatwigisha, akatwereka inzira tugomba kunyuramo kugira ngo tubone iminsi yo guhemburwa. Iri jambo rero ryadufashije cyane kubera yuko numvaga muri jyewe igihe nasengaga yuko hari nk'ibintu wari utegereje bitari byaba, cyangwa se hakaba hari dosiye wohereje ahantu igatinda, cyangwa se hakaba hari nk'umuntu wagujije amafaranga ntakwishyure, cyangwa se umuntu nawe wagujije ntumwishyure, hakaba hari mbese ikintu kitarangiye neza. Imana ishaka kukwibutsa kugira ngo wenda hagire icyo ukora, kugira ngo wenda uhamagare, wongere wibutse dosiye yawe, kugira ngo wenda se wongere ubisengere. Hari nk'abantu bagiye ubwiriza bakavuga ngo twakiye agakiza, ariko ukabona ntabwo bari kugendera mu nzira z'Imana, cyangwa se akavuga ati ngiye kubatizwa, ariko ukabona biratinze ntibabikoze. Ubwo n'iryo jambo ryagira ngo ritwibutse ko hari igihe cyo guhemburwa kije, igihe mbese cyo kuvugurura, igihe cyo kugira ngo ibintu byongere tubyibutse, ya madosiye atararangiye akomeze arangire. Kandi n'ahandi wasengeraga wa muntu wenda wageze aho urabyihorera, cyangwa se ucika intege, ndagira ngo muri uyu munsi nongere mbese ngo dufatanye dusenge kugira ngo idosiye nk'izo ngizo, abo bantu se batakijwe neza, batari kugenda neza mu nzira y'Imana, cyangwa se abantu bakubereyemo umwenda, cyangwa se nawe ubereyemo umwenda, haboneke ko amadosiye yatera imbere akanarangira. Reka rero dusengane dukurikije iri jambo rwose. Nongere mbibutse Ibyakozwe n'Intumwa igice cya gatatu umurongo wa 19, ndetse na ririya tubona muri reka mbasomere n'iringiri ryo muri Hagayi igice cya mbere umurongo wa 14. Hagayi igice cya mbere umurongo wa 14 turirangirizeho. Reka nze nishake. Hagayi igice cya mbere umurongo wa 14, baratubwira ngo maze Uwiteka akangura umutima wa Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli umutegeka w'Ubuyuda, n'umutima wa Yosuwa mwene Yosadaki umutambyi mukuru, n'imitima y'abasigaye bo muri ubwo bwoko bose. Nuko baraza bubaka inzu y'Uwiteka Nyiringabo Imana yawo. Maze Uwiteka akangura umutima. Uwiteka yaraje akangura umutima w'abayobozi, akangura umutima w'abantu b'Imana bayobora umurimo w'Imana,
rwose akangura umutima w'abantu bose bagombaga kugira ngo gukora umurimo ko bari baracitse intege, hari harabonetse abanzi babo bazabaca intege none ntibakomeze umurimo. Ubwo rero Uwiteka yakanguye imitima yabo kugira ngo bongere basubizwemo imbaraga muri uku gusenga, gusengera ijambo urongera usubizwemo imbaraga. Niba wari waracitse intege kandi utaragera ku gisubizo, warategereje wenda biratinda, warasengeye wenda urwaye, usengera umuntu urwaye ntiwabona ko umurwayi akize, ucika intege cyangwa se biratinda uramenyera kubana n'ibibazo bitarangiye, ndaje kugira ngo dusengane twongere haboneke ibihe byo guhemburwa. Uwiteka Mana ishobora byose, nje muri aka kanya gusengana n'umubyeyi wanjye, nze gusengana n'umuvandimwe, nze gusengana n'umukristu, n'umuntu mbese utegereje ko Imana igira ikintu imukorera, ahari wenda habayeho gucika intege, ahari wenda habayeho gusubira inyuma, ahari wenda habayeho kurekera iyo, ariko ndaje kugira ngo nibutse, waje nawe uyu munsi Mana kutwibutsa yuko tutagomba kurekera iyo amadosiye atarangiye. Nuko rero mu gihe ndi gusengana na bene data, ushyire ku mitima yabo, ukangure imitima yabo nk'uku nguku watubwiye ngo wakanguye umutima wa Zerubabeli, ukangura umutima wa Yosuwa, ukangura n'umutima w'abantu bose bagombaga gukora umurimo. Hari abantu rero bagomba gukora no kurangiza amadosiye ya bene data, hari abantu wenda bari mu imyenda, hari n'abantu wenda natwe turi mu imyenda. Twese Mana udukangurire kugira ngo rwose tuhagurukire kugira ngo tugere mu buzima bwiza waduteganyirije, tugire Mana kugubwa neza, tugire amahoro yose, tugire umunezero wuzuye nk'uko wabiduteganyirije. Dusengeye abantu badakijijwe, twasengeye abo twabwirije ubutumwa, hari abatwijeje ngo bazakurikira inzira yawe ntibayikurikira, turagira ngo ubibutse ijambo n'inshingano bafashe kugira ngo bazubahirize. Urakoze Mana rero ko uri kumwe na mwene data, uri kumwe rwose n'umuntu dufatanije iri jambo, ugira uburyo ki urimusobanurira, nimwinjiremo kandi hagira ikintu gikoreka muri iyi dosiye, ntihaba ari ukureba gusa ivideo ngo zijye mu zindi, ahubwo aba ari umunsi udasanzwe utumye mwene data areba iyi video kugira ngo ahagurukire ya dosiye ayikurikirane kugeza abonye igisubizo cyayo. Hari amadosiye rwose agiye kubyutswa, yari yarasubitswe, hari wenda aho bari barakubwiye ngo baraguhakaniye kandi wenda bakurenganije, wenda barasubiramo bongere basange ko warenganijwe, noneho bongere ukuri kugaragare. Nuko mbese hari ibintu byinshi, hari abana wenda batari kwiga neza mu ishuri, wasengeye uterereye uravuga ngo nta niko bimeze, ariko yareka duhaguruke twongere dusenge abana bige neza mu mashuri, abantu bari gushaka urubyaro, abari gushaka kubaka ingo mu nzira y'Imana, amadosiye y'abantu bategereje ko ari ikintu gikorwa mu butegetsi, mu bucamanza, abantu bafite amadosiye hirya no hino atarangiye, twongere rwose duhagurukire gusenga, abari gusenga ngo ingo zabo zimere neza zigira amahoro, abantu mbese situasiyo iyo ari yo yose itarangiye, situasiyo iyo ari yo yose wifuza yuko ari icyo Imana yakora, ndaje kugufasha gusenga, dufatanye gusenga twizere ko Imana yumva gusenga kwacu. Hari n'abantu barwaye rero, ijambo ry'Imana riratubwira ngo mu bikomere Yesu Kristo yagiriye ku musaraba yaradukijije uburwayi bwose, kandi ngo Imana ngo yohereze ijambo ryayo rikirukanka rikagenda rigakora umurimo rigakiza abantu. Niba hari ibyaha byo kwihana, wihane nk'uko twabibonye, wihane kugira ngo ibyo bihe byo guhemburwa bize. Umunsi mwiza rero, Imana ikomeze ibagirire neza. Yari umukozi w'Imana Nadine Kiza ubasabiye umugisha uyu munsi. Mukomere mwese kandi Imana ibagirire neza.